kugira ngo inzego zumve ibibazo byanyu nuko namwe mugira uko mwumva amabwiriza yazo. Ndi umuturage utuye Rurindo ariko ntago ndi umumotari, mfite umuhungu w'umumotari. Ndashaka guha abamotari ubuhamya banyibye moto nshyashya. Icyo kintu ntago mwakivuze mu ngorane abamotari bafite. Abamotari bagenzi banjye tugerageza kuzamura imyumvire kubera ko nta muntu ujya kubona perimi akitwa umwana. Umujyi wa Kigali kandi warabahaye amaparikingi mato. Mbere yari mato cyane ariko tunayishyura. Nayitwaraga ku manywa, umurobyi yanjye akitwara nijoro. Nyuma za kuyitwara agashyiramo amadeni sinabimenye. Nyuma ngira amadeni yageze mu nkombe nk'J150. Barayifata barayifunga. Bayifunze njya ku Muhima kuri traffic. Ubundi kosa umutego w'abamotari tugira Ubwiyongere bw'abamotari. Yego. Uko bugenda buza nabwo buri mu byagiye biteza ibibazo bya hato na hato. Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibazaho umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke ntuzirirwe ushaka isoko kuko bikigera kuri AfriSellers biba byaguzwe. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi ntuzava aho uri, uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura nimusure urubuga rwacu wa@AfriSellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu, muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers. Bakunzi ba KOP twongeye kubasuhuza nk'uko mubizi twafashe gahunda ihoraho yo gusura amaseta y'abamotari tugenda tumenya ibibazo bafite. Tubwire wese urumotari? Ndo umumotari. Ijiri iri hehe? Nayifurishije. Wayifurishije. Abari imwe yasuko. Abari imwe ijire? Abari imwe. Okay. Ubu dutegereje ko indi sezo ya MTN itugeraho kugira ngo duhabwe izindi jiri. Yego. Ku mazina yanjye Twizeyimana Gabriel. Ni mu mezi 6. Ikimotari nyimazemo imyaka igera mu 10. Yego. Ndubatse mfite umugore n'abana 2. Yego. Ndahera nanjye ku kintu mutengejejeho. Nakigiyemo nkirangiza secondaire. Nubwo ntabashe kurangiza kaminuza ariko narasuspanje. Moto yangejeje kuri kategori enye. Mfite ABCD n'ubu nazikwereka. Ikindi nacyo yaranyubakiye nubatse ari Gasanze. Yego. Kubigendanye rero n'ibindi usanga wabashe gusevinga amafaranga gutugatunga n'umuryango n'izo controversion bavuga zihari. Ubana nazo utebese ugasanga. Kubana kwanjye nazo. Yego. Ndi wa mugabo so kuvuga ko abanywa icupa naba blaming. Yego. Ariko ku ruhande rwanjye nk'umuntu uzi ko mfite inshingano z'urugo. Ikintu cya mbere nagiye mu Kimina. Twishyize hamwe nk'abamotari 10. Yego. Nkabanze ko buri munsi ngomba gukora uko nshoboye 5 nkagiye bitanga mu Kimina. 5 bya buri munsi. 5 bya buri munsi. Ngakora uko nshoboye. Birashoboka cyangwa ari kutubeshya? 5 bya buri munsi n'iki birashoboka? 5 biranarenze. 5 ku munsi Wabikize mu impamvu ya mbere ngenda yiguhereza 5 ku munsi Ikimina. Impamvu ya mbere ndayiguha ngiye ku bwanjye mfite abakiriya banyishyura buri kwezi. Hari umwana njyana ku ishuri kuri Greenies Academy. Hakaba n'undi mudogiteri nawe uvura hano CHK. Abo bantu ni ukuvuga ngo ayo mafaranga yabo nkora uko nshoboye nkabanza nkabatwara mbere yuko ninjira traçage za Kigali. Abo bantu narangije kuba depoza ngomba kubagira. Nta kubeshye mvugishije ukuri kuzuye. Abo bantu 300 byabo mba mbyizeye. Abo ngabo bakora 300. Iryitano rya Green no mu dogiteri iryitano urumva si 300. None se contribution igwamo why not ya contribution nge ntazabasha kuyishyura. Kandi noneho namara kuba depoza nkahita ndwana no gukora tumoye possible yose ishoboka kugira ngo bya 5 by'Ikimina nacyo nabyo none nkahita none ninjira
noneho muri gahunda yo gushaka ibirayi by'abana nuko nguko ngiye kimotari cyane nuko urumva ko ugira plan ni plan ugira ay'ikimina ukagira aya stand by kuri controversion ukagira nayo gushaka ariko nkana focusing imbere yanjye kuko mvuga ati ndimo gusaza ejo nejo bundi narize mfite no kubonana ahantu bakeneye n'umushoferi ya moto yanjye nkaba nayihereza umurobana nkajya gukora akazi kuko ndi umudiplome na abatatse abamotari batatse amarira ya controversion nabo ngabo bayakomora kuki icyo nicyo ngabo aho ukomye urusya komane ngasire wa mumotari uri muri kuri iyi moto udafite plani mu mutwe we utavuga ati mukanya ndaza gukandagira umusumari mukandi ka mwanya ninza gukandagira mu nyanya z'abandi ndishyura iki no uwo nguwo controversion zigoma kavuza indu ariko kubuzi ko yes zana ingingo nshya mutavuza hano ndi umuturage utuye Rurindo ariko ntago ndi umumotari mfite umuhungu w'umumotari ndashaka guha abamotari ubuhamya banyibye moto nshyashya icyo kintu ntago mwakivuze mu ngorane abamotari bafite kwibwa moto bamaze kuyinyiba 2024 mu kwezi kwa mbere hanyuma bigeze mu kwezi kwa 10 urumva umwaka warurangiye polisi y'igihugu impamagara ko yayimfatiye ariko ubwo nakoze ibisabwa video recherche hano hepfo ku Muhima na depose hanyuma bavuze kuri controversy iyo moto rero narayishubijwe kuri 30 z'ukwa mbere narayishubijwe 2025 wari umaze amezi angahe utayibona nari maze umwaka bayibye nyimaranye ukwezi kumwe n'imisi 19 hanyuma polisi irayima nta n'igiceri cy'ijana banshiye nta bihano yari ifite no yari ifite ibihano by'ibihumbi 180 abayinyibye mu karere ka Gakenke ntuye Rurindo niho umwana yaragiye ajyanye umugenzi baramuniga bamuteragura ibyuma ariko ntiyapfuye rero bayirenganye za Rwimbogo bajijisha bari ku muvuduko wa 90 bayandikira controversion 2020 bigiye rotari 2080 naje hano hepfo ku Muhima hanyuma mbitekereza abayobozi birangiye izo controversion bazikuyeho burundu ntihagire umuntu ujurira upfa kuburi mukuri ikindi nanone mvuga kugira ngo mbangaguze ni ikigendanye n'uburyo leta yacu ari nziza ukuntu polisi yacu ari nziza ejo bundi nabwiye nyakubahwa umukuru wa polisi ndavuga ngo nuko natunguye ngurira umwana moto ko ndi umuhinzi nakagombye kwitura polisi nka nubwo wenda ntayirusha ntago baravuga ngo ntawafasha leta ariko kubera santima naringize kuma moto nshyashya bayinshubije bayifashe maze iminsi 5 bayiparitse mu Gatsata niho ubwo rero abamotari nugira ibyago bakakwiba moto wivuga ngo byarangiye ngo nubundi ngo watakaye genda umenyeshe ribu ubundi hasigaye uyishyire recherche hanyuma ubundi witurize polisi yacu iri mu kazi mukomere rero kandi rwose urumva ni ingingo nshyashya hanyuma rero ikiriho jewe nagira mvuga kuri zira moto zifungirwa hari twagize igihe kinini igihugu cyari kirimo kiyubaka ariko aho tugeze buri kintu cyose buri mwuga wose ugira amategeko awugenga ugira amabwiriza awugenga birakwiye ko twubahiriza amategeko tukubahiriza amabwiriza tugaparika aho dukwiriye guparikwa ubundi tugakora akazi kacu neza rwose imbogamizi zigenda zibaho zo leta ibirimo gukoresha uko ishoboye nayo ngo igire ikidufasha ahubwo natwe twifashe turebe ngo icyo twagombaga gukora twakoze icyo dusabwa kajagari twakoreragamo rero niko kagiye gaha umurongo leta wo gutekereza icyo bashobora kuba badukorera kugira ngo dukomeze twiteze imbere tuzamuke ubu urabona hahozeho amakoperative navuga ko yagiye atudindiza muri rusange yagiye atudindiza sinzi za twigire sinzi akajeto umusanzu wa buri wa gatanu sinzi parikingi ubu nta mumotari ukishyura parikingi byake VSS imbere nta mumotari ugitanga twigire idafite icyo mumarira bibi mu gihe cy'ukwezi byari ibya buri kwezi parikingi tuyipakiramo parikamo nta kibazo ubu urabona uko dutonze umurongo turakora twese tukabona amafaranga uhagaze nabi uwo nguwo
ni ngombwa yandikirwe kuko abateje akajagari mu mujyi wa Kigali hagomba kuba isuku umutekano tugaruke ku byo kwiteza imbere muri ubwo buzima y'imyaka 21 uyikoze ikimotari za controversion mu gahura autorisation ariko yewe ndi umwe mu bamotari ba mbere bubatse inzu muri uyu mujyi wa Kigali nubatse inzu ndayirangiza ahangaha rwose mu murenge wa Nyakabanda ndatuye mfite umugore n'abana 4 abana bariga tubwire mfite abana 2 bari muri segonderi yego imfura yanjye birakora icya leta uyu mwaka senior 6 yego umukurikirana we yiga mu wa 4 segonderi yego nkagira n'uwiga mu wa 3 primaire mfite n'uri muri materineri uyu munsi nk'uko mbona urabona ko zikanzu zirahenda ngende umusilamu iyi kanzu ntushobora kuyibona munsi y'ibihumbi 100 ariko mfite izirenze imwe kubera ko niyo mpamvu ubona nyambaye ndi n'umukasi ubundi ikimodoka ikanzu no kuyibona ntabwo yayibura kubera ko ashobora gukuramo make akajya mu gatsinda akayaha n'umugore nk'uko atuye umugore nawe akagira ibyo acuruza bivuze ngo akabona yakanzu ntibivuze ko yakanzu yose iva kuri moto ahubwo amafaranga burya yabarisha iyo akuyemo make ya mugore murakoze nanjye ndi motari mu mujyi wa Kigali nitwa Misagorora ariko ku bwa leta nziza ku bufatanye bwa rura na polisi n'umujyi wa Kigali badushyiriyeho amakoperative atubereye dukurikije n'ibihe twabayemo ku buryo ubu turakora neza turahura tukajya inama tukaganira hahandi twari dufite ibibazo bya parikingi umujyi wa Kigali watwemereye kudukorera parikingi rwose nubwo bitihuta ariko birimo birakorwa ahubwo tunasaba kugira ngo aho zagiye zijya hakorwa isuku nyine dutwara abasirimu mu mujyi wa Kigali niba parikingi zidahagije uratanga ubuhe butumwa ku buryo kubahana niba babahanira guparika habi kandi naho muparika hadahari tanga ubwo ubutumwa natanga ku baduhana bigendanye na parikingi no guparika nabi ibyo byose bagerageze bajye bareba yuko natwe tuba tuhari tubyigana niba tubyiganye tuzanye umugenzi batureka dukureho umugenzi kuko iyo dukuyeho umugenzi duhita dukomeza twigira imbere ubwo rero ikindi tukajya muri parikingi yemewe ikindi nanjye nagira n'inama abamotari bagenzi banjye tugerageza kuzamura imyumvire kubera ko nta muntu ujya kubona perimi akitwa umwana turi abantu bakuru turebe yuko igihugu cyacu kiradukunda cyaraturebereye izo parikingi duhuriramo ari ntoya tubone ko atari uko arizo batugeneye ahubwo ibyiza biri imbere twihangane kandi ntitwumve yuko kuko ari ntoya tugomba guparika mu marembo duparika mu marembo y'amavuriro duparika ku marembo y'ubucuruzi dukore nk'abantu bakuru kuko ngewe ikintu mwunganiyeho urabona iyi karita ni iy'abamotari ba mbere twakoreragaho turi muri ya makoperative mwajyaga mwumva waparikaga ahita aza agwa mu mahembe yawe GCMC iyi ni Gasabo Center Motorcycle nibyo bivuga twebwe noneho urabona hano kwa Gakiri nabaga muri koperative yitwa GCMC ku Kinama vara hirya yo kwa Gakiri ni ukuvuga ngo ari amakoperative ya mbere twabagamo nk'abamotari bita ko ari abazamani hari ibibazo twabanje guhura nabyo bikomakomeye ari nabyo tunashimira leta y'u Rwanda dore iyi karita dore ni muyifotore dore iyi ngiyi ari niyo mpamvu leta yabonye ikabona ko izo koperative zari zitumereye nabi niyo mpamvu bashyizeho foma y'amakoperative mashyashya ayo makoperative ni nayo aho tugira ibibazo ndetse n'aya majire ni naho tugenda gufatira izo jire bitewe n'uko bazanye koperative nshyashya umumotari rero utari wajya muri ayo makoperative ngo yibaruze nagira n'ikibazo nk'uko uyu mushiki wacu yakubwiye ko ukeneye na moto arahajya bakamufasha kugira ngo ahabwe iyo moto nibo abo ngabo bakora nta gahunda bitewe n'aho twavuye n'aho tumaze kugera ni urugero rwa mbere rukwereka ibibazo twabanje ngikomeza ku byiza nyine umujyi wa Kigali na rura na polisi barimo kutwigira ari nabwo batwigiraga umushinga w'amakoperative mashya badushyiriyeho gahunda y'imyidagaduro ubu turakina ikipe Motari FC mujya muyumva no ku kibuga Motari FC no ku kibuga rwose tuba twidagaduye buriya rimwe na rimwe ku buryo ibi byose badukorera bituma twihatira kugira ngo dukore neza mu muhanda
ubundi umunyarwanda avuga ngo inkuru mbarirano iratuba nuvuga ngo mu by'ukuri nkurikije ubuyobozi bwahozeho n'uburiho uyu munsi biratandukanye cyane kuko iyo urebye umumotari wahoze mu kimotari cya mbere wagize ubwenge buke ubuzima bwe bwagiye habi bano bajene bari kuza ubona ko bari kugenda batera imbere ku buryo bwihuse njye ndashaka gutanga ubutumwa haba kuri polisi n'umujyi wa Kigali ndetse no ku bajene bakora umwuga umwe njyewe icyo nasaba polisi ibe maso irebe umuntu ushaka kubangamira umumotari nicyo nyisaba cya kabiri nisaba yite ku bibazo by'abamotari bafite ibibazo nyine bibajahaje kuko nk'ibiki urugero bagiye bavuga hari abantu bavuga ngo kontrevasiyo za hato na hato ziriya kontrevasiyo za hato na hato buriya umuntu uyibona aba yabigizemo uruhare nk'ubu umuntu aravuga ngo njyana kuri mike urabizi neza ko nta parikingi ibayo ariko uzengurutse kwa Rubangura wahamusiga akamanukira kuri mike iyo umusize hano imbere ukahasanga umupolisi watumwe kureba uwo muntu waje kuderanja abandi baje mu zindi serivisi agomba kukwandikira iyo serivisi niyo bita ngo ya hato na hato nyine abamotari izo kontrevasiyo bakunda kuziza ngo ni za hato na hato njye rero namwe abanasaba polisi kugira ngo nyine gukora ibintu byayo itumva amarangamutima y'abantu hanyuma mu icyo nasaba umujyi wa Kigali ni byinshi nayishimira umujyi wa Kigali kandi warabahaye amaparikingi mato umujyi wa arahagije kuko impamvu mbere yari mato cyane kuri ayo nabwo tuyishyura sibyo mbere yari mato cyane ariko tunayishyura ubu nibura ubu ngubu parikingi ihari ku ruhande rwanjye njye ntabwo njyana sinabura aho parike ubu parikingi iri hano mumbwire iyo mesaje nyine muyivuge mwebwe ubu bihagaze ntabwo tuyishyura nitwa Rutimirwa Mosi nari mfite moto yari yambaye ariko nari gujije iyo moto ibyabereyeho kuko narahinduye iyo moto nari mfite polisi nayitwaraga ku manywa umurobyi wanjye akitwara nijoro nyuma aza kuyitwara agashyiramo amadeni sinabimenye nyuma ngira amadeni yageze mu bihumbi nk'J150 barayifata barayifunga bayifunze njya ku Muhima kuri tarafike mpageze ndagenda ndababwira nti se moto yanjye ko ifite ikibazo cy'amadeni menshi mukaba muyifunze kandi ari igomba kuyama ngo nishyure ari igomba kuyishyura mwamfasha gute barambwiye bati nitukure kurase ufite kimwe cya kabiri ngo ukishyure ndabwana icya kabiri ntacyo mfite nteko muyimpene yashaka nkayishyura bamwe tukwize ndabwana munyizere nzabyubahiriza bankoreye igipapuro cy'ukwezi cyo gukora ndifuri abapolisi bahamagarika nkakibereka bakareka ngomeza nkagenda ndakora neza nta kibazo kwa kwezi kugiye kurangira haburaga nk'iminsi 5 fata ibihumbi 50 ndagenda ndabwana nembonye 50 naya mumfashe mbenye nyishyuye nandi nkomeze nyashake nyishyura baramfashije ngo ndayishyura moto nyifite ndayishyura barayimpaye ndayishyura neza ndarangiza nta kibazo rwose ndanabibashimira cyane ukwashize butongeye kwandikira nuvuga ngo ubundi kosa umutego wa motari tugira nukwandikirwa ntumenye ikosa wakoze iyo utamenye ikosa ntumenye no kurikosora nuvuga ngo nahise navuga ngo kumbi sije bandikiragaho numurobyi bayandikiragaho ndabaneka menye kuko abayimpaye sinahundi muntu nyitware ngenyine menye amakosa uko ntagendaza nyitwaye ngenyine naritwaritse nta yandi makosa nigeze ngira na wundi birashoboka rwose kuyirinda bivuga nta kibazo biragera yes ni kuvuga ngo nkuko mubibona mu bamotari duhura n'ibibazo byinshi wenda se by'amakoterevasiyo ariko akenshi amakoterevasiyo aza usanga ari amakoterevasiyo mu by'ukuri ubona ko aba akwiriye ku mumotari wumva ikimotari akumva umwuga akora akumva ko agomba kuwuhesha agaciro mu by'ukuri koterevasiyo ayandikirwa kuko urugero nk'ikibazo twajyaga tugira usibye ko usanga hari abatajya no mu nama twajya tugira ikibazo cy'abamotari batajya mu nama ngo bitabire ariko witabira inama ukumva amabwiriza baguha ukumva nawe ibyo ugomba gukora no kubaha akazi kawe bituma ushobora kwirinda koterevasiyo kandi ni ukuvuga ngo uburyo koterevasiyo uyirinda hari amaparikingi yabigenewe
aho duhagarara nubwo akiri makeya ariko umuntu agenda agerageza ukanabyumvisha umugenzi akabikunda tugerageza kuyajyamo n'umugenzi iyo ashatse kukubwira ngo unsigaho uramusobanurira uko bimeze akabyumva mu by'ukuri koterevasiyo bashyize ndashimira polisi y'u Rwanda yashyize kuri gahunda yo kugira ngo n'ufite telefone ntoya y'amatushi abe yabasha kureba koterevasiyo bikunde koterevasiyo niba wiriwe mu muhanda ugomba gutaha ukareba koterevasiyo mu gihe kuri katushi wenda se udasobanukiwe ko koterevasiyo wandikiwe ikosa wazize ukaba wajya ku irembo bahita bakubwira icyo wazize iyo usanze koterevasiyo utarenganye uhita wishyura ugashaka amafaranga ukishyura ushobora kuguza mugenzi wawe cyangwa kwifashisha ubundi buryo ahandi hari abamotari wenda se rimwe na rimwe ashobora kuba nk'abarobyi ugasanga afite amagambo atari meza avuga ngo koterevasiyo za hato na hato ngo zitari ngo zidasobanutse mu by'ukuri nkanjye maze kwandikirwa ariko izo banyandikira nandikiwemo 2 ariko nahise nishyura nirinda ko zajya rutora ariko nkahita ndeba amakosa nkasanga koko aho hantu nahahagaze amakonterevasiyo tugerwaho ni amakosa tuba twayakoze tugira guhagarara wahaye uhagaze nabi biba ngombwa ko bakwandikira ayo makosa nyine ko tuba twayakoze ntabwo ari amakosa y'igihubuka cyangwa aturutse ahandi natwe tuba twayagizemo uruhare kandi polisi iyo tuyegereye iradufasha waduha urugero ibafasha iki iyo muyegereye polisi iyo tuyegereye ubabwira amakosa urimo n'amande bakwandikiye ukabasaba wenda ko wayishyura mu byiciro bakaguha ikinyabiziga cyawe ukabukora cyangwa se polisi ikadusaba ati niba wagize ibibazo egera koperative uyibwire ikibazo ufite koperative ikagenda ikagusabira ikinyabiziga cyawe ukagenda ugakora ugashaka amafaranga yo kwishyura polisi mu buryo bworoshye yego icyo nicyo cya mbere polisi idukorera mugenzi wanyu Joyeuse w'umudamu amaze kutubwira ko ngo abagabo benshi mutwara n'impamyi mushaka amafaranga menshi bigatuma mugwa mu makosa nawe niko ubibona yego mu muhanda tuba twazimo gushaka amafaranga numva dukoresha imbaraga zose zishoboka aho amafaranga yaboneka hose tuba duhari nibyo nabyo ayo makosa akenshi tuyagwamo turimo dushaka amafaranga wumva wagiye ihe nama rero bagenzi bawe ab'abamotari bagenzi banjye duhuje umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto turasabwa kubaha ibi byapa polisi bayashyizeho kuko tugiye dushyirwaho parikingi iyo utwariye umugenzi utari muri parikingi icyo gihe barakwandikira iryo kosa turasaba kubaha parikingi ziba zashyizweho na polisi icyo nicyo nagira abagenzi banjye ikindi ndakibaza mugenzi wawe igira imbere motari ushatse wanatwibwira niba ntacyo bitwaye murakoze nitwa Rwubaka Innocent nkuranga Innocent umaze igihe kingana iki ye maze imyaka 23 ndi umumotari utwaye moto igihe kingana iki warumbwiye ko witwa Rwubaka Innocent utwaye moto igihe kingana iki ntwaye moto imyaka 23 muri uyu mujyi wa Kigali ndi umumotari wabigize umwuga yego hanyuma icyo twarimo twavuganye na Joyeuse motari tuvuganye n'undi utatwibwiye tutabajije izina wowe inkubiri yo kuvuga ngo amanda araba menshi kontroversiyo ziraba nyinshi wowe ubona ute ko mbona ukuze ubasha gutunga umuryango gute ukabona verisoma ukishyura na kontroversiyo murakoze kumbaza icyo kibazo hari ibyo maze iminsi mbona bicicikana ku mbuga nkoranyambaga narabibonaga ngo motari arimo kuvuga ngo drone ngo zirandikira ngo amande ngo ni menshi yes ndabyemera barandika ariko ikibazo bandikira ni abantu ni abamotari banze kumvira amabwiriza ya polisi nk'uko abiteganya ko bagomba guparika mu byapa mbere na mbere ko turashimira polisi hari uburyo yatwitayeho yiga uburyo umumotari yajya aparika neza ataparitse mu kavuyo ubwo ni ukuvuga ngo umumotari udaparitse aho batweretse ntabwo bamugirira
ikigongwe mu bundi buryo, ahubwo baramukebura bakamwandikira amande. Kandi nawe uramutse uyoboye ntabwo wakunda yuko dukorera mu kavuyo. Uyu mujyi wa Kigali wacu ukuntu usobanutse ntabwo wakunda yuko dukorera mu kavuyo. Hari abavuga rero ko bibateza ihungabana, babura verisoma, bakabura uko bishyura amadeni bafite. Wowe nyine muri ka kazi iyo myaka umaze, tubwire ngo umanaginga gute amande ucibwa gatunga umuryango kandi ukishyura na nyiri moto? Murakoze kumbaza icyo kibazo. Ni ukuvuga ngo ku bijyanye n'uburyo nkora mu muhanda, ku buryo nshobora kuba namanaginga akazi kanjye, jewe rwose uko ngiye ngerageza kubahiriza amabwiriza ya polisi, nkashyira mu cyapa ahateganijwe umumotari ko agomba guparika. Nta drone ishobora kuza ngo ikwandikire uri muri parikingi, waba ukuraho umugenzi ntabwo ishobora kukwandikira, cyangwa se umushyiraho abo yandikira abo twita inyeshyamba. Nabiyise inyeshyamba mbega badashaka kubahiriza yego badashaka kubahiriza amabwiriza ya polisi mukabiteganya. Bavuga mwembi nta kibazo. Ngo biba byagenze bite kugira ngo ubundi polisi yana amaparikingi yagennye iyo drone rero kundi bandikira niba bandi bamangamanga gutyo batari muri cyapa cya parikingi ya polisi yaba yaratugendeye bya parikingi yatugendeye, ugasanga bamwandikiye contravention kubera ko ari mu kajagari. Nta muntu n'umwe drone yaba iri mu kirere ngo yandikire umuntu aparitse mu cyapa cya polisi yagennye parikingi zigeneye abamotari. Ntekereza niyo mpamvu wowe drone ntabwo bigutera kugenda hejuru. Okay, ngiye kwa nkurikiza amabwiriza polisi tugenda tubwirana buri gihe ko ntekereza ko iyo drone ijya kuza. Twakoze inama muri stade batubwira ati hari indi koranabuhanga rishyashya ryaje rigomba kujya rifasha umutekano w'abamotari ndetse n'abantu ndetse na polisi muri rusange. Kuba rero wari waritabiriye inama ukabumva icyo kintu, kandi tubwira ko umuntu izasanga muri parikingi nta muntu azajya kurirwa n'iryo kosa runaka. Ni ukuvuga ngo drone kuri kwandikira ntishobora kugera mu byapa bindi biri aho ngaho, atari icyapa cya polisi yandikiye abamotari aho ngaho. iyo ugusanzemo ntabwo yakwandikira, ahubwo unyuze ku ruhande nka gutya wenda umangamanga uhagaze nka gutya wenda desordre, aho ngaho nishobora guhita yagira gute ikakwandikira. Ariko ukabona contribution utazi ahantu yavuye, ukibaza ngo ese yabonetse gute. Ni muri ubwo buryo rero bashaka kutwakira. Muri ubwo ruhande rero cyo nubwo nabwira abamotari bagenzi banjye ni uko twari tugerageza twubahiriza ibyapa badushyiriyeho tukabihagararamo, tuzabona uko tuzagira ubundi buryo bwo kugira polisi kugira ngo tuzajye twandikira n'ayo makosa akagabanyuka muri ubwo buryo. Ikibazo mutaransubiza management y'amande, contravention na autorisation no kwishyura credit no gutunga umuryango. Tubwire muri experience yawe imyaka umaze ukora ikimotari uko ibyo bintu ubicunga. Yewe maze imyaka 26 ntwara moto. Yego. Napatanye moto nyinshi. Zingahe? Iyi ni ya gatandatu umaze gupatana. Yego. Okay. Kandi nkazirangiza ku gihe. Nkishyura kampani cyangwa se umuntu ku giti yawe yimpaye, nanjye igasigara ari inyungu yanjye. Ariko ibyo byose biterwa nuko n'ubwitange wagize ubunyangamugayo ndetse no kwitwararika mu muhanda. Kuko niba umuntu maze imyaka 26 atwara moto, hari ibyo ugomba kwitwararika by'ubutinya. Icya mbere, wenda mbere ku makoperative ya mbere twaparikaga tubonye. Niyo mpamvu wenda n'abantu benshi batamenyaga ngo byagize kuko nta muntu wandikaga plaque. Ubu ngubu rero kuko twabaye benshi, desordre yabaye nyinshi mu muhanda. Yego. Umuntu hagarara abonye mbere, ubu ngubu umuntu ubonye umugenzi abantu moto ishobora kumara nk'eshanu. Uvuga amafaranga make niwe umutwara. Aho ngaho rero niho uhera wabasha kubona cultivation. Niba abantu batanu bahagaze ku muntu umwe kandi bahagaze nabi, batanu cyangwa batandatu umugenzi umwe, abarimo bahagaze nabi byumvikana ko bahagaze nabi. Rero ntago nuze umupolisi ari akandika plaque, ejo nuze twizwa ngo uhagaze nabi. Kuko nubibona uza umutima ugakubita ufite inyangamugayo ufite ko kana impagaze nabi. Ariko nk'ubu badushyiraho parikingi nziza twagombye kugenderamo. Iyo uhagaze muri parikingi ugatwara umugenzi, murumvikana ukamutwara neza. Iyo uhavuye muri parikingi ukajya ahandi, cyane ibyo biba muri danger ya Nyabugogo mu mujyi, kuko niho hari ikibazo haba kavuyo. Barabiza abantu baparika downtown imbere, twaparikaga umuntu tugenza tuba nk'ara twese tukataka twese tujyayo. Ariko ubu araza gusanga kuri parikingi mukumvikana kutamutwara undi akamutwara. Babaga ku moto bakajyana amakasike muri gare. Ibyo nanjye narabibonaga kuri gare ya Nyanza. Icyo ni cyiza cyagiye muri gare na kasike moto yisize hanze. Yego, si Nyanza gusa na Nyabugogo no mu mujyi byabagabo. Ariko ubu umugenzi araza mukumvikana kuko dushaka kumutwara undi akamutwara. Ibyo ni ikintu dushima cyane polisi yadukore. Kandi noneho byabago mbere twatanga amafaranga kuri koperative yemera kugira ngo ujye mu muhanda.
iyo bagufataga bagucaga bitatu ngo uhagaze nabi ibyo ntabwo bikibaho. Hari amafaranga batanga ya buri kwezi yitwa aya koperative y'umusoro wo guhemba abasekirite. Ibyo bidukuriyeho amafaranga ubonye niyo ngo tubasha no kwishyura neza uyacyura yose. Iyo witwaritse rero konterivasiyo ukajya ahemewe guparikwa ntabwo tuba twese tutakora amakosa, ariko iyo ujya gutwara umuntu utari muntu uza muri parikingi tubikora turi kugenda mu muhanda nk'aha tugenda mu muhima hepfo aha ngaha tugenda Kibagabaga za Kinamba, nta muntu ukwandikira ko ni umuntu ufite wavuga ko yabonye konterivasiyo ya Muvezare ahandi yababeshye. Keretse ngo hagirwa muri iyo zone area hagenwe ibyapa niho bashobora kwandikira. Wavanga kugira ngo wene umuntu abe yasha gutuga n'umuryango we afite nayo makosa. Wenda icyo numva nakunganira abagenzi banje, umuntu wumva mu bamotari bagenzi banje baba afite amande aremereye, hari uburyo polisi yadushyiriyeho ukagenda ukajya ku cyicaro cya polisi yara ku Muhima ukumvikana uburyo ayo mande yavaho mu buryo uzajya wishyura gahoro gahoro, none ukajya ukora nawe ugasevingira umuryango wawe. Wigeze kubigerageza cyangwa hari mugenzi wawe byabayeho? Njye narabigerageje byambayeho. Nari mfite amande, hari moto yanjye yindi narapatanye ndayirangiza nyigurisha umumotari, nyigurishije umumotari, noneho we kumva ko umumotari yimugurishije arya bataramye system. Bivuga ngo system yikomeza ikabara wowe niwe yanditseho. Tutarakora imitation. Aragenda rero bambukira mu manda agira mu 100. Ndajya kuri polisi navuga ni moto nubwo nayishyizeho umuryango ngo mbone ko nakemura icyo kibazo. Yanyishyura navuga ni moto ko bimaze kugira amafaranga menshi kandi narayigurishije, uyu mumotari yananiwe kwishyura. Mwamfasha iki ko ngewe tini nambaye ibaruyeho barimo gukomeza kumara ya madeni, nayishyura gute ko ideni rya polisi kugira ngo riveho? Baramfasha mu buryo bwo kugishyura 100 byishyuye mu bihe bitatu, mu byiciro bitatu. Yego ya deni ndakubwiza ukuri ryararangiye. Niyo nashishikariza abagenzi banje n'undi wumva wenda ko ashoye yaragize yaraguye muri iryo kosa, polisi irahari rwose, ubu dufite n'ikibazo twamana nimero, we yagenda akabaza, uragenda rwose ukakuba bakugabanyiriza ugakora ugatunga umuryango wawe, ntujye n'ikibazo na polisi kandi nawe ukajya gute ukagishura gahoro gahoro. Kiretse ubundi hari undi wenda byakwanga wenda runaka, hari nimero badushobora guhamagaraho ya polisi ku buryo ushobora kugufasha. Umukuru wa polisi urakoze cyane, mwaranakoze gukurikirana ibiganiro bakunzi bakowe bitwari hafi y'ibitaro bya Muhima mu murenge wa Muhima, ariko tugiye kureba andi maseta yose niba situation y'abamotari uko ihagaze. Tuzakomeza twemeranye. Uru rugendo tugomba kurujyananamo, ari twebwe abagenzi ari natwe abanyamakuru turambiwe amarira yanyu. Warira wagira nakuvugira ntakuvugira, abo mbwira barumva nawe ugomba kumva. Mujye mubwira abagenzi banyu makosa bakora. N'ubu kuva ngeze aha ngaha amaze gucaho abantu bapakiye ibifuka, umufuka ufite nka metero n'igice akawutambika kuri boto n'umuntu n'ikindi afite kwitako. Ibyo nitujyana muri urwo rugamba, uru rugendo tutangirana, bisaba ko namwe mudufasha. Ejo batazavuga ngo mvugira abantu bintumva, namwe tugomba kubifatanya. Uwo nzajya mbona wese nzajya mubwira ikosa arimo, kandi biba ngombwa nanjye ubwo mutange kugira ngo inzego zumve ibibazo byanyu, nuko namwe mugira uko mwumva amabwiriza yazo. Noneho rero nagira ngo muntangire ubutumwa ku mukuru w'igihugu, umutubwire uti abamotari turagushima cyane, barakoze, hari aho tugeze, hari n'aho tuvuye, ubu turatekanye, turimo turakora bikaba. Mwakoze cyane rero, ubwo ubutaha tuzaganira n'ab'i Nyanza, tuzagera no mu byaro turebe. Reka tuze tahe fatana ziriya parikingi zabaye nini. Uraturuka hariya ukarinda ugera hariya, yose ni Dani uri kumbona? Tuzaba hari. Muzamubwira zadukugendere n'abamotari. Sawa, mwakoze cyane. Yego.